gusa nagira ngo babwire ndetse nanababwiza ukuri ntabwo ariko biri. Burya umukobwa cyangwa se umusore w'umuririmbyi cyangwa se usenga ubona buri gihe cyose ari mu rusengero ntabwo bishatse gusobanura ko rwose ari umukozi w'Imana, ntabwo bishatse gusobanura rwose ko ari umuntu usenga, ari umuntu ukiranuka. No, jamais. Simvuze ko batarimo, barimo ndetse benshi cyane rwose. Simvuze ko harimo abasore badasenga, simvuze ko harimo abakobwa badasenga, gusa rwose yego rwose abumwe agatukisha bose, ariko ndakurahiye rwose ndetse ndakubwiye ngo umusore nawe mukobwa be attention rwose, jya witonda cyane ndetse jya utekereza kabiri before yuko utekereza ko ukwiye kujya muri relation n'umukobwa cyangwa se umusore wo mu rusengero. Hello my people, reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeje gushima Imana umunsi ku wundi. Uko bisanzwe ni David Rwanda, dukora ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse byagufasha kandi byanaguhugura kuri YouTube channel. Reka ngusabe gukora subscribe kuri David Rwanda utarayikora, ndetse ujye unatera ama comment menshi kugira ngo tubashe kumenya ibitekerezo byanyu, bityo rero tumenye icyo turi buze kuba twababwiraho. Gusa tuba tubifite byinshi, ariko biba byiza cyane iyo ibiganiro turi kugenda dukora muri kugenda mubikurikirana ndetse tukabona ko muri kubikurikirana neza, bityo rero biduha imbaraga natwe bikaduha rwose motivation, bikagaragaza ko turi kumwe namwe kandi namwe ko muri kumwe natwe. Ubushize twari twakoze ikiganiro kandi ndabashimira cyane byimazeyo kuko mwatweretse urukundo, mwaragikunze cyane. Imana ibaho umugisha. Rero nkuko bisanzwe YouTube channel inyuraho ibiganiro bitandukanye, inkuru nyinshi zitandukanye, amakuru menshi atandukanye. Icyo tuba tubasaba no kugira ngo muhore muri update ndetse muhore mwiteguye kugira ngo natwe tubahe ibintu byiza ndetse bigezweho. Ubushize twari twakoze ku kiganiro ndetse cyabaye cyiza cyane, aho twibazaga ndetse tukanibaza impamvu nyinshi abana bari mu mijyi cyangwa se bagiye batuye ahantu hose rwose hari kure y'iwabo, impamvu badahamagara ababyeyi babo ngo babavugishe, cyangwa se rimwe na rimwe impamvu batajya gusura ababyeyi babo. Uyu munsi rero twabazaniye nanone ikindi kiganiro ndetse cyiza cyane, gusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana nkuko dora tubivuga umunsi ku wundi. Uyu munsi kiganiro twabazaniye twe tugenda tuganira n'abantu benshi ndetse abantu benshi hatandukanye, tukumva ibitekerezo byabo, tukumva ibyo batekereza, bityo rero ibyo batekereza nibyo tubazanira ndetse tukabibazanira hano kugira ngo namwe mubashe kuba mwabyumva, bityo ni mubyumva kungurana ibitekerezo. Hari umuvandimwe watwandikiye inbox ariko tubaza ndetse bigaragara ko bimuhangayikishije cyane. Atese ni ukubera iki abakobwa benshi cyane bo muri iki gihe, abakobwa baririmba mu makorari yaba ari mu madini atandukanye, ibyo baririmba aba atari byo bakora. Yongera agaruka ndetse no munsi arongera aratwandikira atubaza ati ese kubera iki kandi nanone atari abakobwa gusa ndetse n'abahungu, uti ujya gutereta umukobwa cyangwa se ujya gukundana n'umuntu mukajya muri relation witeze ko rwose ari umuntu w'umukristo, ari umuntu wakiriye Yesu ndetse ngo aririmba neza cyane, gusa ngo wamugeza mu rugo cyangwa se mwagera mu rukundo rwanyu muri kuganira ndetse muvugana buri munsi, ngo gatungurwa ndetse bikakurenga bikagucanga ukibaza ati ese uyu ni wa wundi narinzi cyangwa se bampinduriye? Uyu muvandimwe rwose yansekeje cyane, yantunguye. Gusa niyo mpamvu iyi content twayizanye kugira ngo tujye tuganira ndetse tujye tubivugaho umunsi ku wundi. Kandi muri comment tubwire kuntu byumva impamvu abakobwa cyangwa se abasore baririmba mu macaci cyangwa se mu nsengero zitandukanye, ibyo baririmba kenshi usanga atari byo bakora. Ku bantu bazi Imana, dore ko kuri iyi si burya ngo nta muntu utazi Imana, uretse ko ngo turirengagiza ndetse tukigira nkaho tutayizi, tugakorwa n'ibikorwa nyine bijya kure y'Imana, ariko burya ngo suko tutaba tuzi Imana, Imana tuba tuyizi ndetse kandi cyane, ahubwo nuko nyine tugendera kure y'ibyishaka ndetse n'ibyishima. Rero nkuko tubizi mu nsengero cyangwa se aho tujya hose tugiye gusenga, icyo tuba dukeneye ni kugira ngo tubone Imana isubize kwifuza kwacu ndetse ikore byinshi ku buzima bwacu. Tudatinze rero reka tureke kujya kure y'umutwe wacu cyangwa se ya comment y'umuvandimwe wacu, ibyo yatwandikiye ndetse atubaza, reka tubivugeho. Nitumara kubivugaho namwe rwose ndabasaba kugira ngo comment zibe nyinshi ndetse mubivugeho namwe mwumve. Rero burya nkuko tubizi n'ijambo ry'Imana kenshi cyane rirabivuga, turi buze kugenda tubirebaho, turagenda twungurana ibitekerezo kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse tumenye neza.
yaragize ati rero uyu musore wacu ngo ni ukubera iki abakobwa dusanga mu nsengero ndetse n'abasore baririmba cyangwa se basenga, ati ni ukubera iki imyitwarire yabo cyangwa se imyifatire yabo iyo tumaze kumenyana nabo cyangwa se iyo tumaze kuba twadetingana twateretana dusanga ihabanye cyane n'imyitwarire iranga abana b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana. Reka tubivugeho ndetse tubisesengure cyane bantu b'Imana ndetse namwe mukurikirana iyi YouTube channel ya David Rwanda. Hari ikintu dukwiye gusobanukirwa ndetse tukamenya neza cyane. Burya rero kuririmba hari abantu benshi babyitiranye ndetse bakabasha kuba babitekereza ko biri like bimeze nkaho umuntu w'umuririmbyi, umuntu uririmba gospel, umuntu ujya muri rusengero buri munsi, bagatekereza ko rwose uwo muntu agomba kuba yerade cyangwa se umuntu ujya mu rusengero egare kuba kiranutse cyangwa se kuba asenga Imana ndetse anayikorera cyane. Gusa nagira ngo babwire ndetse nanababwiza ukuri ntabwo ariko biri. Burya umukobwa cyangwa se umusore w'umuririmbyi cyangwa se usenga ubona buri gihe cyose ari mu rusengero ntabwo bishatse gusobanura ko rwose ari umukozi w'Imana, ntabwo bishatse gusobanura rwose ko ari umuntu usenga, ari umuntu ukiranuka. No, jamais. Simvuze ko batarimo, barimo ndetse benshi cyane rwose. Simvuze ko harimo abasore badasenga, simvuze ko harimo abakobwa badasenga, gusa rwose yego rwose abumwe agatukisha bose, ariko ndakurahiye rwose ndetse ndakubwiye ngo umusore nawe mukobwa be attention rwose, jya witonda cyane ndetse jya utekereza kabiri before yuko utekereza ko ukwiye kujya muri relation n'umukobwa cyangwa se umusore wo mu rusengero. Kuko tubizi kandi tubimenyereye, yaba abisilamu, yaba abarokore, yaba abakatolike, amadini yose yo ku isi ndetse atandukanye, yose yizera Imana ndetse arasenga, kandi abenshi bagendera ku cyo twita nka Bibiliya, bakagendera kuri Bibiliya ndetse bakemeza ko rwose Bibiliya ari we muhanuzi utavangiye, kandi ngo burya ngo ayobowe na Bibiliya akayoborwa nayo neza ngo ntajya ayoba. Niyo mpamvu rero tugira ngo twifashishe ijambo ry'Imana kubemera Imana, ndetse turanavuga tugendeye kuri side y'abantu batemera. Ndabizi neza ko nabo kuri isi baba barimo rwose, kandi nta nicyo twakora, ni ku isi yaremwe. Burya hariho inzira nyinshi, buri wese aca mu nzira yiwe ashaka bitewe n'aho ashaka gushika, ariko inzira ndetse ikubereye ni inzira y'agakiza ndetse n'inzira yo gukiranuka. Aho nyine ni kuri side yanjye, ariko ntafite side yawe. Gusa ndatekereza ndetse ndahamya ndashidikanya ko gusenga Imana ntawe byinshi. Rero akenshi impamvu dusanga abakobwa cyangwa se abasore bo mu macaci cyangwa se bo mu nsengero ibyo basenga cyangwa se ibyo baririmba usanga atari byo biri mu mitima yabo ndetse atari nabyo biri mu myitwarire yabo, akenshi usanga bafite ubuzima bwabo bwa roho budahwitse, cyangwa se ubuzima bwabo bwa roho, ubuzima bwabo bw'indani mu mubiri cyangwa se bwo mu mutima. Reka mvuge mu mutima, kwemera kwabo, kuko hari amadini menshi cyane avuga ko iyo wamaze kwemera ndetse wamaze kwemera kujya kuba wakurikira Imana mu mutima wawe, ngo hari ikizamo cyitwa kuba watandukanya ikibi ndetse n'icyiza. Harya ngo ukora icyaha ndetse ugatekereza ko icyo cyaha kiri kugucira urubanza, ukumva nta mahoro ufite utarasenga ngo usabe Imana imbabazi. Rero akenshi abakobwa cyangwa se abasore baba muri ayo madini, impamvu usanga bakora utuntu twinshi tw'utunyanga, ugasanga rimwe na rimwe unabibeshye ugiye kuba wadetinga cyangwa se ugiye kuba wajya mu rukundo nabo, washika muri urwo rukundo ugatungurwa, usanga kenshi ari ukubera ubwo buzima bwabo bwa roho budahwitse, kumva muri bo ntacyo bibabwiye, bakumva ko kuririmba ari akazi cyangwa se ari akazi nk'ibindi, ari ibintu bisanzwe. Akenshi ndetse usanga urubyiruko rwinshi rutaririmba ari ukugira ngo imitima y'abantu ibohoke, cyangwa se rutaririmba ari ukugira ngo bo muri bo bumve ko banezerewe ndetse babohokeye Imana cyangwa banezerewe Imana, aho ugasanga benshi babikora ari ukugira ngo babashe kuba banezerwa muri bo bishimishe. Kuko as you know, cyangwa nk'uko tubizi, murabizi abantu benshi bararirimba ndetse timujya mubona se n'abahanzi baririmba indirimbo zisanzwe z'urukundo, zisanamitima, zidashingiye cyane cyane kuyobokamana, ariko zishingiye ku rukundo. kuko tubizi twese, yaba ari mu madini yose ndetse n'ahandi hose, impano ya mbere ni urukundo, zishingiye ku rukundo. Reka mbivuge gutyo kugira ngo bashe kuba byakumvikana, bakazifiringa ndetse ukabona byose, bakazifiringa ndetse ukabona rwose byagenze neza. Rero minizi ko abantu benshi basenga cyangwa se baririmba banezerewe, basinziriye, nawe wajya muri church ukavuga ati
ndatomboye mbonye umukobwa mwiza ndetse banezerewe basinziriye bameze neza cyane rwose. Nawe wajya muri church wabona ukavuga ati rwose ndatomboye mbonye umukobwa mwiza ndetse umbereye. Aha ndakurabuye brother and sisters, I'm not totally sure ko ibyo bintu rwose ari byo byerekana umukobwa ukishijwe. Kandi burya n'ikindi kuba umuntu aririmba indirimbo z'Imana ntibisobanuye neza cyangwa se si igisobanuro cy'uko yubatse ubuzima bwa roho, kuko twabivuze mbere nyine ntabwo bisobanuye ko muri wowe ufite amarangamutima kwegereranya n'Imana cyangwa se aguhuza n'Imana. Kuba uririmba gospel ushobora kubikora ari akazi, ushobora kubikora ari urusengero rwaguhamagaye kugira ngo ujye ubafashe muririmbe munezerwe, kuko as you know hari amacaci menshi cyangwa se hari insengero nyinshi zihamagara abantu zikabishyura ati muze muririmbe rwose tuzatubishyura ku kwezi. Abacuranzi buri nyine bakabishyura bakabagenera icyo bita ngo agatips cyangwa se amatiki, sinzi ukuntu babyita, gusa nzi neza ko hari amasengero cyangwa se hari amacaci menshi yishyura abaririmbyi. Rero niyo mpamvu akenshi ujyayo nyine uri umuntu uzi neza ko kuko niko byanagakwiye kumera rwose, niko byagakwiye kumera. Twagakwiye kumenya ko rwose kuko mu rusengero ni ahantu turuhukira, ni ahantu tuzi ko dusanga abantu beza ndetse bakiranutse. Rero niko byagakwiye kumera kuko nyine mu buzima bwa gikristo twagakwiye kujya mu rusengero tuzi ko tugiye kuhasanga abantu bazima, ariko nyine siko bimeze. Nivuga abantu bazima ntimwumve mu bundi buryo cyangwa mu bindi bintu rwose. Ahangaha cyo mashatse gusobanura twagakwiye kuhajya tugiye kureba rwose ko turuhuka imitima ndetse tukahakura abantu babasha kudufasha muri ubu buzima, bagatuma natwe imitima yacu rwose yumva ibohotse ndetse ikomeye. Gusa ibintu byarahindutse, generasiyo turimo ndetse n'isi turimo rwose siko ibivuga ndetse sinakibihamya, yabitandukanye cyane rwose, utazibeshya rero. Kandi ikindi burya umuntu ashobora kuba afite tala rwose, azi kuririmba, ari umuririmbyi mwiza rwose, aririmba abantu bose aho bari bakumva ijwi ryiwe riri kubarya mu matwi ndetse bari no gufashwa, bari kunezerwa, ariko rwose ibyo ntawe biba bihuriye no kuba umuntu afite ubusabane n'Imana. Ubusabane n'Imana twabivuze nyine, kuba wumva muri wowe mu mutima wawe rwose hari igishikamutima cyangwa wumva muri wowe rwose ufite ubusabane n'Imana, wumva rwose Imana ikurimo, uririmba wumva ibintu bikurimo unezerewe ndetse rwose wumva hari ikirere kindi uri gukurura muri wowe. Kandi ikindi igitekerezo nyamukuru burya iyo atari uguhimbaza Imana, iyo atari ukunezererwa Imana, wumve nyine urayinezerewe muri wowe, wumva urishimye, wumve ko kuririmba kwawe biguhuza n'Imana, ushiduka nyine waguye mu byaha. Ari byo nyine abantu bibeshya ugasanga ugiye mu rusengero koko nkuko twabivuze, ujya mu rusengero ugasanga uracumuye bitewe nuko rwose nyine ibyo wari witezemo cyangwa ibyo wari urindiriye kuba wabona ndetse n'abantu bari wizeye ko muzahuza ndetse mukanezerwa mukabaho muramye ndetse muhimbaza Imana, ugasanga si ibyo wabonye ahubwo usanze ni amabara gusa. Ugasanga b'abakobwa batekerezaga ko ari bazima, ugasanga nyine sibakijijwe ndetse nyine ibyo baririmba ntabwo bibarimo. Icyaha ndetse no gucumura ni ibintu biba kuri buri muntu wese, kandi nyine ni ibintu bisanzwe. Umuntu aracumura agakora ibyaha, ni nayo mpamvu utagakwiye kuba utungurwa cyane no kuba ugiye mu rusengero ugasanga umuntu ni umuririmbyi gusa ibyo aririmba si byo bimurimo, nyine sinabyatekereza muri we. Kuko nyine hari n'igihe ujya gusenga, reka njye ngarukiye kuri side yanjye, hari igihe ujya gusenga nyine ariko wasohoka muri church cyangwa mu rusengero ariko wakumva umuntu muri kuganira ibintu ari kuvuga ndetse n'ibintu rwose afite muri mind ye, ukumva nyine ntaho bihuriye n'ibyo yaririmbye, ukumva yaraguye cyane. Ariko burya nyine biba byiza ko iyo ufite iyo mind ndetse wumva ko gusenga nyine ukora ibyo bintu byose ari byo bikubereye, biba byiza iyo wegereye Imana ndetse ugahinduka muri wowe. Kuko burya ubuzima bw'umukristo budasoma Bibiliya nyine buratakara ndetse bugapfa cyane. Ni nayo mpamvu nyine usanga abaririmbyi benshi ugasanga bibereye mu kuba baririmba, mu kuba bacuranga, bahimbaza, baramya, gusa mu mitima yabo bitabarimo. Ariko kuba basoma ibyanditswe cyangwa kuba basoma ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kuba bakomera mu buzima bwabo, ugasanga rwose ibyo nta bihari ndetse rwose ntabyo batekereza. Niyo mpamvu rero abantu rwose mutekereza ko abantu rwose bajya gushaka cyangwa bajya gutereta bitwaje ko rwose umuntu ari umuririmbyi cyangwa akorera Imana, ukaba wajyamo rwose aho ngaho uzajya ushiduka rimwe na rimwe uri kwicuza ndetse wababaye cyane birusha uko bagakwiye kwitonda ndetse ugategereza ukabanza ukagenzura neza. Nibyo rero ntihakagire ukubeshya cyangwa se ngo
wumve ko nyine ngo umuntu uba muri korari ngo usenga buri munsi ubona uririmba imbere ngo rwose ngo arakijijwe ndetse ngo ni umwana mwiza. No, ibyo rwose ntabwo aricyo kibigaragaza, kuko abantu benshi nyine baba basenga ariko nyine banaririmba gusa, si byo bigaragaza ko rwose bakijijwe, si nabyo bigaragaza ko rwose ari abana beza, ndetse ko wabasha kuba wamuhitamo nk'umuntu akubera umugore cyangwa se akakubera umugabo muzabana kugeza mushaje. Ijambo ry'Imana aricyo ribivugaho, ndetse kandi kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo, kuko ndabizi neza rwose hari abantu batemera bemera babonye, ndetse hari abantu bizerera mu ijambo ry'Imana ibindi bintu byose bababwira rwose batabasha kuba babyumva. Rero abahanuzi benshi ndetse n'ababwirizabutumwa bagiye babivugaho, ndetse n'abanditsi ba Bibiliya bagiye bahumekerwamo n'umwuka w'Imana, hari byinshi bagiye bavugaho ndetse binyuranye bibasha kwemeza neza ko rwose burya ngo umuntu burya ashobora kuba asenga cyangwa se kuba aririmba, ariko rwose mu by'ukuri adakiranuka ku buryo wamwizera, ndetse wamwizera ku buryo waba wabasha kuba wamugira umugore cyangwa se kuba wamugira umugabo. Tito igice cya mbere umurongo wa 16 haranditse ngo bavuga ko bazi Imana, nyamara ngo burya ibyo bavuga ndetse n'ibyo bakora ubwabyo birabyihakana, kuko nk'uko twabivuze mu bice bya mbere byabanjije, hari abantu benshi cyane bagaragaza ko bavugira Imana ndetse banayikorera, ariko mwahura nyine mwanasohoka mu rusengero wareba wasanga ibintu byinshi bavugaga ndetse n'uburyo bari kwitwara ugasanga ntaho bihuriye rwose. Nizere ko rwose we wambajije ndetse wanyandikiye inbox uri kubimbaza, nizere ko wabibonye ndetse ko wasobanukiwe, nizere ko umaze gusobanukirwa neza ko burya umuntu rwose uririmba cyangwa se umuntu ucuranga cyangwa se umuntu ugaragara mu rusengero buri munsi ntaba bihuriye rwose no gukiranuka kwe ndetse no mu mutima we, kuba ari umwana mwiza, kuba afite umutima mwiza, byo wamugira umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose. Kuko ujya umenya neza ko burya ngo ibintu bya relation ni ibintu ntajya ashaka kuvugaho cyane, kuko ni ibintu rwose bikomeye ndetse bikomeye kurusha uko tubitekereza. Can you imagine umuntu mubana kugeza gupfa? Niyo mpamvu you have to be serious. Nta joke rwose mu bintu bya relation, nta kuvuga ngo umuntu namubonye aririmba, no, ugomba gutegereza ndetse rwose ukabimenya neza. Kandi nanone reka nogere ingaruke twahereye kare tukavuga kuri abo bantu, reka nabo mbahe message yabo ndetse bakwiriye. Bantu b'Imana muririmba buri munsi ndetse muhora mu rusengero, ndababwiza ukuri ko burya akanwa kacu kararema, kandi ibyo tubwiriza abantu burya ibyo ngibyo tubabwiriza bakira. Akanwa kacu kararema, kandi rwose ibintu akanwa kacu kavuze byose biraba, kuko Yakobo ibice 3 umurongo wa 10 niho bavuga ngo bene data burya ngo akanwa kacu kararema, ngo kandi akanwa kacu gatanga umugisha, kamara gutanga umugisha kakongera kanatanga umuvumo. Ibaze rero ako kanwa kawe nimba gatanga umugisha kaba kanatanga umuvumo, tekereza ndetse unatekereze cyane ako kanwa gakora ibyo bintu. Kuki tumva ko ako kanwa gafite ingorane ndetse gafite n'ibyago n'amakuba, mu gihe kari kuvuga ibintu kavuze ku bwako katabikora? Birakwiye ko twebwe imbere yuko tubwiriza abantu bakozi b'Imana baririmbyi, tubanza tukibwiriza ubwacu, tukibwiriza mu mitima, ndetse imitima yacu igakomangwa ikamenya neza ibyo iri kuvuga, ndetse ko bishobora kuba ingaruka mbi ndetse bikaba umugayo, bikanagukurira umuvumo mwinshi cyane mu gihe rwose ibyo turi kuvuga ndetse turi kubwiriza tutabikurikije. Rero nizere ko buri muntu wese wambajije kino kibazo asubijwe, kandi kabashije kuba yagira mind yagutse cyangwa ubwonko bwe bubashije kuba bwakaguka, kuko bantu b'Imana burya n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Bishatse kuvuga ngo mu gihe rwose wahuye n'umuntu mwiza, Imana yakugeneye umuntu mwiza muri wowe rwose, urashima ndetse urishima ndetse ukanezerwa rwose, nta munezero urenze uwo nguwo, kuko ngo burya urugo rubi kandi nanone ngo ni ukuzimu guto. Kubemera Imana ndetse bazi Imana babizi neza ko ngo hari igihe abakoze nabi, ariko si no kuvuga ngo hari igihe, birazwi ndetse turabyemera ko burya umuntu wakoze nabi ingororano ye cyangwa ibihembo bye rwose ni ibihano. Umuntu wakoze nabi inyungu ye cyangwa se ibihembo bye ni ibihano, ariko nanone ngo burya umuntu wakoze neza ibihembo bye rwose ni ingororano. Kandi rwose bishatse kuvuga ndetse bishatse no gusobanura neza cyane ko igihe cyose washatse neza uranezerwa, kandi koko biragoye ko wabasha kuba wajya mu ijuru ngo burya ufite urugo rubi, kandi ngo kuko burya biragoye ko wabasha kuba wajya mu ijuru ufite urugo rubi rwose, biragoye. Aho ntacyo nakwizeza, waba ufite umutima ukomeye rwose byasanga uba uhangana cyane. Rero bene data rwose nizere ko musobanukiwe kandi mubimenye neza, kandi rwose dukore nk'abazajya mu ijuru, kwemera Imana ndetse bemera ko bazajya mu ijuru, kandi rwose nubwo utaba ubyemeye byange bikunde mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo ukoze neza rwose ineza irakugarukira, niyo ukoze nabi iyo nayo yawe rwose iraza ndetse ikongera ikakugarukira. Twibutsa gukora subscribe ndetse nkwibutsa kujya muri comment hasi kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu binyura kuri YouTube channel ndetse ukomeza kwaguka buri munsi.
duhure ejo mu kindi kiganiro ndetse kiryoshye cyane kirenze iki ngiki. Ndabizi neza muzajya mugenda mwaguka buri munsi kandi rwose muzajya mwishimira ibiganiro tubagezaho. Imana ibarinde rwose. Yari David Rwanda nanone nk'ibisanzwe, kuri TikTok ni David Rwanda, kuri Instagram ni David Rwanda, especially kuri YouTube rwose naho ni David Rwanda. Imana ibarinde kandi rwose ibahe ibyo mwifuza byose. Ibihe byiza kandi rwose mugira amahoro mu mitima yanyu. Ciao ciao.